kwibigizaho kuko u Rwanda rwacu ruri ku isonga ruri ku isonga Lleva ahí los chats, lleva ahí nziza cyane. Oya ntabwo ari ahagera. Yego. Ukirize kusoma cyane nanze ko bya hano ndashaka mu Yego yego.
isambaza nicyo kimwe ariko isambaza nizo ziboneka hafi mu karere kacu kandi ku buryo agatsima gakeya babona ya masahani meza ibisorori amadongo akareba ukuntu no kutamenya koza umwana akabona ukuntu azayoza igaca bikamuyobera kuko ntabwo biragoye se biragoye udafite imonyi yo kuyogesha ntabwo wayo udafite imonyi hasi imeze nk'ingwa kandi imbehe ntabwo bayoza ngo bahite bagirira barareka neza ukayareka akazuba gake ugasanga cyane ibyo dukora ibyumba 15 tukagira na tente safari tente tukagira na adventure tente ubona niwe tuguma guje ntabwo mwenda tuzaze se henda turaje vuba cyane rwose utunze mugenzi we yatabirangiye rero uzabikoresha mu kwitaba hanze ntaboneka ntabwo twe tuzarasa bigaragara ko bizagera ku igabanyuka ry'umusaruro ibigori n'ibinyampeke kugira ngo nyakubahwa minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi akaba ari namwe muhagarariye umushyitsi mukuru muri ibi birori by'umunsi nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburengerazuba ba nyakubahwa badepite namwe basenateri nyakubahwa umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rutsiro badahigwa mu mihigo b'akarere ka Rutsiro mwaramutseho mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi w'umuganura wizihirijwe ku rwego rw'igihugu mu karere kacu ka Rutsiro aho insanganyamatsiko mihigo ba Rutsiro
aho nyakubahwa minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mukaba umushyitsi mukuru muri uyu muhango w'umuganura, nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi, mukaba imboni y'akarere ka Rutsiro muri guverinoma, ba nyakubahwa basenateri, ba nyakubahwa depite, nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburengerazuba, bayobozi mwese mu nzego zitandukanye, basangwa, ndagira ngo mumfashe twakire abashyitsi bose baje kwifatanya natwe mu kwizihiza umuganura. Mbera ko umuganura ku rwego rw'igihugu waje iwacu mu karere ka Rutsiro, mubinyemereye nyakubahwa umushyitsi mukuru, nakwigira imbere gato abanyarutsiro tukabakira. Adri Muhire na Honorable Cyprien Niyomugabo, nakwigira imbere tukabakira muri Rutsiro. Abadepite bacu mu nteko ishinga amategeko, Honorable Ahishakiye Mediatrice na Honorable Uwiringiyimana Philbert, turabishimiye muri Rutsiro. Munyemerere kandi twakira umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, unywa ugasobanukirwa neza aho amazina y'icyayi cy'u Rwanda n'ikawa y'u Rwanda yakomotse. Iyi ni Rutsiro y'abahuza imvugo n'ingiro, kuko u Rwanda ruzwi nk'igihugu gitemba amata n'ubuki. Ibyo byose biri muri Rutsiro kandi ku gipimo cyo hejuru. Ni iwabo w'ubukerarugendo bushingiye ku misozi myiza, bushingiye ku mashyamba y'umwimerere ya kimeza ya Gishwati na Mukura. Ni iwabo w'ubukerarugendo bushingiye ku mazi y'Ikivu, ndetse n'ubukerarugendo bushingiye ku muco, harimo n'ubukerarugendo bushingiye ku ngendo nyobokamana ku musozi wa Karuvariyo. Ni iwabo w'amabuye y'agaciro nk'uko mwayabonye, dushakiye bakomeje kutuba hafi. Turazirikana uburyo leta y'u Rwanda yagiye idufasha muri byose, harimo n'ibikorwa remezo byangiritse, imiyoboro y'amazi n'imihanda, ariko byose bikaba biri gusubira mu buryo. Kaze no kutwakirira abashyitsi. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, munyemerere muri uyu mwanya twakire itorero ry'igihugu Urukerereza ritugezeho imbyino zo kwakira abashyitsi. Murakoze.
nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi, nyakubahwa ba nyakubahwa abasenateri, ba nyakubahwa badepite, nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe inteko y'umuco, ba nyacyubahiro mwese, batumirwa mwese, abaturage b'akarere ka Rutsiro, nabasuhuje kugira ibirori byiza by'umunsi w'umuganura. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, munyemerere tubanze dushimire nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ayoboye, kuba barafashe umwanzuro ko umuganura w'uyu mwaka ku rwego rw'igihugu uzizihirizwa mu ntara yacu y'Iburengerazuba mu karere ka Rutsiro. Mumfashe tumushimire n'abakina impundu. Reba bafure nziza hariya urabona dutewe ishema n'iteka ryo kwakira ibi birori bibereye ijisho, kandi abaturage ba Rutsiro barabishimira cyane ubuyobozi bwacu. Uyu muganura wabereye iwacu nyuma y'ibihe bibi twahuye nabyo mu kwezi kwa Gicurasi, aho mu ntara yacu twahuye n'ibiza mu turere dutanu tugize iyi ntara, abaturage basaga 100, ibikorwa remezo bikangirika birimo imihanda, birimo amateme, imiyoboro y'amazi n'amashanyarazi, amazu n'imyaka by'abaturage bikahatikirira. Uyu muganura rero kuba ubereye iwacu ni ikimenyetso ndashidikanywaho gishimangira ko leta yacu iri hafi y'abaturage b'intara yacu. Ba nyakubahwa muteraniye hano, kuva intara yacu twahura n'ako kaga mu bihe bitandukanye, abayobozi bakuru bacu batubaye hafi. Nyakubahwa perezida wa Repubulika we ubwe yaje kudufata mu mugongo. Nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika nawe yaje kuturamutsa no kutuyagira, ndetse na nyakubahwa minisitiri w'intebe yaje kudutabara. Uyu munsi rero turishimira ko ibirori byabereye iwacu, kandi bakaba bohereje n'intumwa zaje kutuganuza. Kuva na kera na kare umuganura wari igihe cyiza cyo kwibukiranya ko abanyarwanda basangiye byose, gupfa no gukira, ibyago n'amakuba, ibihe by'amage n'ibihe by'uburumbuke. Ni igihe cyiza rero cyo kwibukiranya ko abahiriwe n'ibihe bagomba kuba hafi abatahiriwe n'ibihe, bagasangira ibyiza n'uburumbuke bwabonetse muri uyu mwaka. Umuganura ni ikimenyetso cy'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Uyu muco mwiza ntugacike iwacu Rwanda, kandi intara y'Iburengerazuba murakawuhorana. Ni umuco ufite uruhare runini mu kwimakaza ubumwe bwacu n'ubusabane. Ni umuco utuma twiyumvamo ko abahuye n'ibibazo batagomba kuba bonyine, ahubwo abatahuye n'ibibazo babari bugufi, babari hafi. Umuganura ufite akamaro
atwibutsa ko tugomba gukunda umurimo. Uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira, ariko naho twatsikiye tukikubita agashyi. Nk'uko kera bifurizanyaga guhinga bakeza no kororoka kw'amatungo, nanjye nifurije nyakubahwa mushyitsi mukuru, abari hano bose tubifurije umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu n'imirimo y'ubwenge bwanyu. Uyu munsi mukuru mwiza ukomeze ubanogere, mugire umuganura mwiza.
icyo mubona bakita igitenga. Mwakibaza ngo igitenga ni igiki? Igitenga cyabaga ari igiseke kinini nk'uko n'ubundi muri kubona ari igiseke kinini cya kinyarwanda, cyazagamo imbuto n'imyaka ngo bihabwe umugisha kandi bikaza guhabwa rubanda bifurizwa guhinga bakeza. Natwe abadayi bo mu migo b'akarere ka Rutsiro kutwifuriza guhinga tukeza rwose byatugwa neza tukarushaho kwishima. Gake gake. Igitenga ni iki? Igitenga cyabaga ari igiseke kinini kuko n'ubundi turi kubona ari igiseke kinini cya kinyarwanda, cyazagamo imbuto n'imyaka ngo gihabwe umugisha kandi kikaza guhabwa rubanda bifurizwa guhinga bakeza. Bagize umugisha bagahinga bakeza rwose, bati imbuto turayizanye kugira ngo ihabwe umugisha maze ihabwe rubanda rwagizweho ingaruka n'ibiza muri aka karere kacu ka Rutsiro. Haba mutima w'urugo by'umwihariko bahinze bakeza muri uyu mwaka. Ndabona bigenda neza kugira ngo uyu muhango twinjiyemo kuganuza urusheho kugenda neza. Nk'uko nakomeje kubibabwira, ngira ngo nyuma yo guha imbuto umugisha bose badahigwa mu mihigo b'akarere ka Rutsiro, kugira ngo murabona ko umushyitsi mukuru ari kuganuza abadahigwa mu mihigo b'akarere ka Rutsiro, by'umwihariko abagizweho byabereye iwacu mu karere ka Rutsiro. Icyo gikorwa rwose kugira ngo mwabonye ko imbuto zabanje guhabwa umugisha. Nyuma yo kuziha umugisha rwose umushyitsi mukuru ari kumwe n'abandi bashyitsi batandukanye, harimo nyakubahwa guverineri w'intara yacu y'Iburengerazuba, harimo umuyobozi w'agateganyo w'akarere kacu ka Rutsiro ndetse n'abandi bashyitsi batandukanye. wabere uvuyeho gatoya uyu papa wampaye ifoto gatoya. umuganura byiza cyane. Turacyarimo gake gake.
baganuzanye rwose bimeze neza ndabona ndakubona bari kukugaburira rwose bimeze neza ndabona bimeze neza rwose Croix Rouge. isi yose Croix Rouge. wihuta mu gitondo ajya ubu ukorera iki buriya urakora kofi shira ahantu hapana box ya bia ya propre ya company au harimo iki icyayi cy'ikawa umunsi w'umuganura baragaragaza abantu no kwicara cya kafe urabona ko abantu banezerewe neza cyane kandi banezerewe ibintu bimeze neza rwose hano bitaho umunsi mukuru murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru biracyakomeje hari utugari Bunyoni yo muri Kivumu muratwemerera muhemo bagira ngo badahigwa mu muhigo ba Rutsiro niba mubyishimiye mu muhe amashyi nyakubahwa mushyitsi mukuru turi hafi kwerekeza ku musozo imirenge ifite uruhare runini rwo gukora ihuzabikorwa no gukurikirana inzego zose zikorera mu murenge turabibutsa ko iri suzuma rikorwa buri gihembwe ariko iri dushingiraho akaba ari irisoza umwaka kandi kuko noneho twatangiye kare ibigo byinshi tuzaheza hakiri kare dusigare turi kunoza baha amashyi barakoze batashoboye gukora kuriya basigaye mu mirenge wabo ku nkunga yageneye imiryango tugeze ku gikorwa cyo gushimira imirenge ni umurenge wa Mushonyi kwa minisitiri uwo murenge wabaye wa mbere kandi n'ubu turi kubona waratangiye neza kuko ubu niwo wa mbere muri mituweli do sante mu karere ka Rutsiro kugira ngo dusabe n'abandi bahawe ibikombe begere nyakubahwa minisitiri kubera muturebe yego burya arakoze cyane umuyobozi w'akarere kacu kago muri uyu mwaka murakoze akarere ka Rutsiro nk'imboni
nyakubahwa guverineri w'iburasirazuba mwari mufitanye natwe muri uyu muhango na nyakubahwa abadepite umuyobozi w'akarere ka Rutsiro abanyacyubahiro mwese abaturage b'intara y'Iburengerazuba abasangwa abadahiga mu mihigo b'akarere ka Rutsiro abanyarwandakazi bashyitsi bahire munyemerere mbanze mbasuhuze muraho neza. Naje kubasuhuza rero mbifuriza umunsi mwiza w'umuganura 2023 kandi mbagezaho indamutso ya nyakubahwa perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame naje mpagarariye muri ibi birori ntakiri ntashyoze. Aba kandi naje nanjye ntewe ishema no kumuhagararira by'umwihariko muri iyi ntara muri aka karere ndetse no mu murenge mfitanye naho amateka akomeye. Twaje rero kwifatanya n'abanyarwanda aho bari hose hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mahanga kwizihiza umuganura, umunsi ngarukamwaka tumaze kumenyera ukomeye mu mateka y'u Rwanda, watangiye kwizihizwa kera cyane mu Rwanda rukibaho ku ngoma ya Gihanga Ngoma ijana, ntabwo ngo ni iby'ubu, ni amateka maremare ndetse waje kongerwamo imbaraga ku ngoma ya Ruganzu ahagana mu 1510 ubwo yakoraga u Rwanda mu maboko y'abanyamahanga b'Abanyoro n'Abanyabungo barigaruye u Rwanda, maze u Rwanda maze kurubohoza arongera agarura umuganura awushyiramo imbaraga. U Rwanda rero ntabwo rwigeze rubura ibyago, n'ubundi rwigeze kugira ibyago mu gihe cy'ubukoroni mu 1925 umwiru wari ushinzwe umuganura acirwa mu gihugu arahunga, umuganura ntongera kwizihizwa. Ariko nyuma y'ubwigenge abanyarwanda bongeye kujya bawizihiza, wongeye guhabwa agaciro ko uba wo kwizihizaho umuganura. Nagira ngo ngire n'ibyo nkosora, nishobora kuza kuvuga ngo umuganura mu muco wacu hari ijambo kuganura no kuganura biratandukanye. Ntabwo ari umuganura, ubwo tubikosore tumenye n'ururimi rwacu ko rumeze. Kuganura ibyo twejeje nta ku bandi tukanaryaho twumva ko bimeze. Kwizihiza rero umuganura bifite intego yo kugira ngo abanyarwanda barusheho kunga ubumwe, basabane kandi bishimire ibyiza bagezeho. Ndetse banyakubahwa mwese muteraniye hano, abaturage b'intara y'Iburengerazuba, abaturage b'akarere ka Rutsiro, umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kudaheranwa. Iyi nsanganyamatsiko ikaba ishingiye ku ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda zo gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura n'umurimo. Ifite intego yo kwereka abanyarwanda uruhare umuganura ufite ubumwe bwabo, kubashishikariza kurushaho gufatanya no gutabarana cyane cyane mu bihe bikomeye nk'iby'ibiza, no gukomeza kurangwa n'umuco w'ubudaheranwa. Ibi kandi bishimangira agaciro umuganura ufite n'akamaro kawo mu kubaka umuryango nyarwanda. Leta y'u Rwanda yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro ngo twazize haruguru: kunga ubumwe, ndashaka kuyitindaho, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura ndetse n'izindi. Ibi byose tubisanga mu muhango w'umuganura.
reka rero dushyigikire iyi nkingi, iyi ndangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'abanyarwanda nk'imwe mu nkingi guverinoma y'u Rwanda yacu yubakiyeho. Murabizi ko muri iyi minsi hari abatangiye kwibagirwa, ntabwo dukwiye kwibagirwa. Nabonye urukerereza biyereka bavuga ngo duhinga amasaka babyina ikinimba baganura, ariko mwabonye ko hari n'uwo rwaje gutabira, kugira ngo iyo umuntu ngo tuganura twirinde no gusinda. Kandi gusinda rero iyo usinze hari igihe wibagirwa, hari igihe usinda ibyiza ariko bikakwibagiza ibibi, bikakwibagiza n'ibindi byiza wagombye kuba utibagirwa. Nituganura rero twirinde gusinda ngo twibagirwe, ariko niba no kwibagirwa wenda wakwibagirwa ibindi, ariko ukibagirwa ubumwe bw'abanyarwanda waba utatira igihango cy'igihugu. Nyaboneka twe gusinda kugira ngo twe kwibagirwa amateka yacu, twibagirwe aho tuva, twibagirwe aho tugana. Uyu muganura rero utwibutse kugira ngo abashaka gutatira igihango cy'ubumwe bw'abanyarwanda wongere uduhuze twese, kuko turi bene mugabo umwe. Impamvu rero twaje kwizihiza umuganura 2023 muri akarere ni ukugira ngo dukomeze abahuye n'ibiza, kandi nabo kasheshwe n'ibiza nk'uko abambanjije babivuze, ari guverineri, ari meya, umushinga abantu batakaje ababo, birababaje, nabo babigarutseho. Kandi tubafate mu mugongo, ndetse indi mpamvu yo kwizihiza umuganura muri iyi ntara ni gahunda ya guverinoma yihaye yo kugira ngo umuganura tujye tuwusangisha abanyarwanda aho bari hose mu bice bitandukanye. Uyu munsi rero hakaba atari intara y'Iburengerazuba itaraherutse kwakira ibirori byabo. Umwe rero mu mihango ukomeye twakoze nk'uko mwabibonye, byari biteganyijwe uyu munsi ni igikorwa cyo kuganuza abagizweho ingaruka n'ibiza no gushimira abaturage ba Rutsiro bahize abandi mu bikorwa by'imihigo yabo. Muri icyo gikorwa cyo kuganuza rero guverinoma ikaba yahaye bamwe mu baturage b'aka karere inka ndetse n'imbuto, ariko nk'uko mwabibonye abo twahaye inka ni ugutangira, gahunda zizakomeza muri gahunda ya gira inka ku buryo bose tuzabageraho. Ariko hari n'abafatanyabikorwa bacu batanze amatungo magufi, kandi bitewe gukomeza ibikorwa byiza byo gutanga amatungo. Turashimira MTN, turashimira FAO ndetse n'abandi bari muri iyi gahunda gushyigikira leta n'abaturage n'abanyarwanda kugira ngo twongere dutunge, twongere tworore. Uyu rero ni umusanzu ukomeye mu nkunga mu kunga ubumwe abanyarwanda bose, tukarushaho kuzirikana ubuvandimwe dufitanye, tukibuka n'abafite icyo baganura. Nibwo budaheranwa buranga abanyarwanda. Ikindi gikorwa cyiza cyamurikiwe muri ibi birori ni imurikabikorwa twatangiye tureba, bigaragaza umusaruro w'ibikorwa byiza abikorera mu karere ka Rutsiro bagezeho. Aba bose turabashimira cyane, mukomereze aho, mukomeze imihigo. Banyakubahwa muri hano rero, bashyitsi bahire, uyu munsi w'umuganura wizihirijwe ku nzego 3: hari urw'igihugu, urw'akarere, umudugudu, umuryango, mu banyarwanda baba mu mahanga no mu bikorera, kugira ngo abanyarwanda aho bari hose barusheho gusabana no kuganira ku migambi bateza imbere. Ndasaba rero abateraniye hano ndetse n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kunga ubumwe no kugira umutima utabara, ari nako dukomeza gushimangira urugendo abanyarwanda barimo rwo kwigira hifashishwa umuco kugira ngo hashakwe ibisubizo bihamye by'ibibazo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ari nayo mpamvu
insanganyamatsiko twahise tuti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kudaheranwa. Banyakubahwa mwese, abaturage b'intara y'Iburengerazuba, Nyarwandakazi, ntabwo narangiza ntongeye gushimira abitabiriye ibi birori. Buriya iyo utumije ibirori ntibigire ababyitabira ntabwo wakwishima. Ngashima cyane ababiteguye, abadususurukije n'abafatanyabikorwa babigizemo uruhare. Ndashima kandi abaturage b'akarere ka Rutsiro mwaje gufatanya natwe kwizihiza umuganura 2023. Mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndifuriza abanyarwanda bose gukomeza kuryoherwa n'uyu muganura 2023, bakazirikana by'umwihariko abaturage bahuye n'ibiza haba muri aka karere cyangwa ahandi mu gihugu cyacu. Ibyo bizadufasha kwizihiza umuganura 2024 nta wigunze. Mwese abahanga munyemerere nanjye nongereho agategesho kanjye nka Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, ndibutsa abanyarwanda muri rusange n'abateraniye bose ubuhinzi ari inkingi ya mwamba y'ubukungu bw'igihugu cyacu. Kandi uko mwabibonye ibyo tuganura hafi ya byose biva mu byo twejeje, biva mu butaka, biva mu matungo tworora. Akongera ngo mfate umwanya we nazanye ubutumwa bwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye nongereho akanjye mu nshingano yashinze kugira ngo mbibutse ko igihembwe cy'ihinga 2024A kigiye gutangira mu kwezi gutaha. Abashinzwe ibyo mu bikere barimo batubwira ko imvura ishobora kuza kare hagati mu kwezi. Abangira ngo bashishikarize umwanya wo kwitegura gutunganya imirimo hakiri kare. Abahinzi turabashimira, abahinzi bara badahari ngo bahinge beze n'uyu muganura ni wabaho. Aho abashyi rwose abahinzi nibo batugize. Nkabona bashishikariza guterera ku gihe, mukoresha imbuto nziza, bamwe baganujwe, izindi nazo igihugu zirahari, imbuto z'indobanure, mukoresha ifumbire ikwiriye. Ibyo byose bifite nkunganire ya leta. Abambishishikariza guhuza ubutaka kugira ngo muhinge ibihingwa kimwe cyateganyijwe, byakongera umusaruro, ibihingwa mubyiteho. Kandi inangaha nk'uko twabibonye muri murikabikorwa, akarere ka Rutsiro Iburengerazuba muri rusange ni akarere gafite umwihariko w'ikawa n'icyayi, ibihingwa ngandurabukungu bituma abantu bakirigita ifaranga. Nkaba mbashishikariza mwebwe mufite amakawa, mufite ibyayi, mubifata neza, mubifate neza. Abafite ibiti by'amakawa bishaje tangiye mu bisazure kugira ngo cyabajya batubwira ngo musasire ikawa yacu izadusiga inoti. Niyo mvugo ngo biracyahari. Mubifate neza, ibishanye mu bisazure kugira ngo twongere umusaruro w'ikawa. Ibyayi tubifate neza, tubikorere, tenga amafumbire akwiriye. Uko wagifashe ni nako kikugarurira inyungu. Umunsi watanze amatungo tworoje abahuye n'ibiza, ariko n'andi matungo asanzwe usanzwe mworoye. Nagira ngo mbashishikarize mufate amatungo neza. Amatungo agomba kurara ahantu heza, amatungo akarindwa indwara kugira ngo n'umusaruro wayo ube mwinshi. Kandi ndagira ngo bamenyeshe ko muri ibyo bikorwa byose ntimutinye no gushora agatubutse, kuko mu buhinzi harimo ubukungu. Ntimutinye gushora agatubutse, ntimutinye kugana ibigo by'imari. Leta yabageneye inguzanyo ihendutse, abahinzi bashobora kugenda bakaguza yitwa y'ubuhinzi gusa. Mu mabanki yose ari mu gihugu iyo nguzanyo irahari, mushobora gukora ku mafaranga ari munsi y'10% igenewe ubuhinzi. Muyigane rero, amafaranga ahari abategereje. Kandi nkamenyesha ko leta turi kumwe mu bwishingizi. Leta tunganira mu bwishingizi bw'ibihingwa byanyu,
ubwishingizi bw'amatungo ku kigero cya 40%. Abashishikariza ngo nyaboneka murabona ibiza bizateguje, tubaye amatungo yarwara agapfa, inka zirishingiwe, ihene zirishingiwe, ingurube zirishingiwe, inkoko zirishingiwe, ibishyimbo birishingiwe, umuceri urishingiwe, ibirayi birishingiwe, imyumbati, ibigori, ibyo byose, soya, ingano, byose bishobora kwakirwa ubwishingizi. Leta y'u Rwanda ikakunganira 40% ku kiguzi kompanyi ya assurance iguciye. Ibyo rero ndagira ngo uyu munsi nabyo mubigira intego kugira ngo hagize ibiza twishyurwe iyo twashoboye tubibone, maze umuganura wo gutaha tubize tunezerewe. Ibyo byose tubikora neza, leta turahita ngo tubaherekeze, bizatuma twiyubaka, twubake ubukungu butajegajega, cyane cyane ko nababwiye ko ubukungu bwacu bushingiye ku buhinzi, bitume twihaza mu biribwa, dusagurira amasoko, dushyigikira ifaranga, maze tuzagere ubwo duhurira mu muganura 2024 tumeze neza, twishimiye ibyo leta y'ubumwe yatugejejeho irangaje imbere na nyakubahwa perezida w'u Rwanda wacu Paul Kagame. Nkaba rero mbashimiye, murakoze kandi mugira amahoro n'umuganura mwiza.
ingo rwose Kalisa ko ndamuhamagara nanyumve niko kari reka nze mbyikorere ndabona ntazi ibyo urimo izi ntebe zanjye batuma kuzitera ko kubura Vamos